ya APR yari yakira ikipe ya Mukura Victory Sport. Iber n'umukino warangiye ikipe ya APR ibonye amanota. Ni igitego cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda cya Sekiganda Ronald, ni igitego yatsinze adepoje n'ukuguru nyuma y'ikosa ryari rikozwe n'umuzamu Sebwato Nicolas. N'umukino twarebanye wari wicaye imbere yanjye. Ese kutaje kumfasha gukora iriya match. Nawe nikayisha mase na mucahi. Uriya mukino wabayemo byinshi. Hari abantu nabonye biramanta umusifuzi Cyucyuri ntihari mukino Mugabo Clement agombaga gwabwe ikarita ya kabiri y'umuntu ari kumuviramo umutuku nyuma y'umupira yakinnye n'ukuguru nyamara Zuba yazamutse agiye kukira n'umutwe. Ariko n'umukino wa kabiri umutoza Taleb yabonye intsinzi ya kabiri nyuma yo gutsinda Gicumbi, ubwo basigaranye imikino ibiri y'ibirarane. Ariko nyine umukino wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda ko nibwo yagitangiye gutoza iyi shampiyona yabonye intsinzi ku kipe ya Mukura Victory Sport yabagoye umwaka ushize imikino. Yego yari intsinzi igoye cyane nkuko urubivuze, n'intsinzi ya mbere babonye kuri Gicumbi nayo yarabagoye gutsinda igitego ku munota wa nyuma cy'intsinzi. Hanyuma rero bari bagarutse mu kibuga noneho batanafite bamwe mu bakinnyi b'ingenzi bagomba kugenderwaho. Birumvikana Watara ntabwo yari yakira urwaye afite mu Gisha Gilbert ntabwo yagaragaye ku munsi w'ejo kubera ko bamuhaye akaruhuko nyuma yo gukora ubukwe. Ubwo nyine niba nafite abakinnyi bari bahanwe Mamadusi ndetse na Dauda, urumva ko nabakinnyi byibura bane batangiye babanza mu ikipe ya APR ariko badahari. Birumvikana ko ni igihombo gikomeye cyane, effectif nto mu bijyanye n'ubusatirizi, ari impamvu umutoza ashobora gusimbuza umwataka agashyiramo mediateur kandi nyine byakabaye ngombwa ko ashyiramo umwataka ariko nyine ntahari. Birumvikana hanyuma ni insinzi yarigoye, ariko hari umufana ubivuze neza. Burya abafana bakunda kuvuga ibintu byinshi ariko hari umufana uvuga akantu kumva ko ariyo umupira. Aravuze ngo twakinaga n'ikipe ikomeye kandi kuko Mukura n'ikipe ikomeye pe. Ubushize yabatsindiye Huye, yatsinze Rayon Sport, ikipe ya Mukura muri shampiyona yari itaratsindwa kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu rero ushobora kuvuga ngo APR byayigoye, ariko byayigoye kurinde, byayigoye kuri Mukura ifite abakinnyi beza pe. Kuko nk'izo scenario zose tugiye gukora mu kanya nuko Mukura yakinye neza igice cya kabiri cy'umukino, yatakaga cyane. Umutoza umuntu yanavuga ko yari yasa nayo byibeshye Kaniziyusi, sinzi impamvu yafashe umwanzuro kubanza Maranda Deste hanze, nyamara ari we mukinnyi ubona ko azi gupressa cyane kuri imikino ya Mukura, bohereza imipira nyinshi muri box, kubera ko Patrick ntabwo aragera ku rwego rwo kuvuga ngo arahangana cyane aba defenseur mu shampiyona y'u Rwanda. Ariko aho yashyiriyemo Maranda Deste akamwongera kuri Boateng Mensa, babonye imipira myinshi yo gutsinda, babonye uburyo gutsinda igitego. Umuntu yanavuga ko wenda amaze kuza Destin azana na Aylara Samson. Wabonye ko ibintu bihindutse. Aylara Samson watsinze Rayon Sport mu mahoro muramye. Igitego kimwe yabatsinze. Niho rero haje ibintu byo kuvuga ngo Clement ashobora kuba yakoze ikosa, yo kuvuga ngo Maranda Deste bashobora kuba bamukure muri box, yo kuvuga ngo igitego batsinze ntabwo ari offside. Urumva ayo masenero yose yayisaba yo kuba batsinda igitego kuri APR nigera yahinduye uburyo bw'imikinire. Ariko ngiye ukavuga ngo kuki APR iyo yatsinze igitego biba bisa naho birangiye bamwubakira imere nkabiryamiye mu rugo, kongera byibura gutekereza gutsinda igitego cya kabiri biba bigoye. Uzabibona kenshi ko APR ishaka gutangira itsinda, ariko kugira ngo itekereze ko yabona igitego cya kabiri wenda gishobora gukiringa umukino turaza kuri Rayon Sport biragora. Ariyo mpamvu rero bigera mu minota ya nyuma umuntu yavuga ngo irageraniwe cyane cyangwa se yakishyurwa igitego. Ubwo rero mu by'ukuri ntabwo nge nashi yego babonye amanota 3 ariko APR yakinye nabi pe cyane no mu gice cya mbere meme nubwo yabonye igitego, ariko ni igitego cyaturutse ku ikosa rya Sebwato rwose ku makuru namenye ngo yanasabye imbabazi bagenzi be bageze mu Rwambariro. Uvuga ngo iryo kosa yakoze niyo ryatanze igitego, ntabwo bavuga ko basi igitego mu buryo bwubatse. Babonye 3 ariko kubona 3 bastragoringa ni ibimenyetso bibi cyane gutangira shampiyona nk'uko bishobora gutuma wenda ari nako byagenze kuri Gicumbi kuko hari abantu batabonye igitego cy'intsinzi aho bajyana Rugaju. Umukinnyi Memerda n'umukinnyi ubundi twari tuzi ko APR ngenderwaho mu ikipe ya APR ndetse uzafasha barutayiza mu kubona ibitego, ariko mu by'ukuri numwe mu bakinnyi ejo batagize umukino mwiza. Afite ukuntu aho kugira ngo atange pass igera kuri mugenzi we, akintu twatwitaga ngo n'utudondi zero muri B, akintu dupase tugufi tutageraho tugomba kujya. Ejo bamwamburaga amabalo, ariko umutoza yakoze impinduka amushyira hanze mu mwanya wahita hazana Ruboneka. Tubona none nibura balo niho twaje kubona ko Togwi ari no mu kibuga. Iyi kipe ya APR bijyaniranye n'ibyo wari ugiye kungikiranya n'umuvandimwe Hubert. Ejo impande bari bahisemo gukinisha Denis Omedi ndetse na Kiwanuka. Ni APR iza kugera ikagifata umwanzuro akavuga bati nubwo Memerda twamuzanye kugira ngo afashe cyane mu kudistribute imipira hari gihe cyagira tukajya tumudropinga yawe unajyane no gutinda gusimbuza k'umutoza Taleb. Nani mugoroba byabaye iyi mikino ari gutoza muri iminsi arabishinjwa. Akenshi reka mere kuri icyo sorejeho abantu bakunze kuvuga ngo batoza gusimbuza vuba. Buriya ntushobora kumva imvune ziba mu kwiga match, icyo bita gukora plan dije, kuvuga ngo mukuri kina gutya, twebwe twakina gutya, abakinnyi bajyanye nuko nshaka gukina n'abangaba.
11 akenshi umwanya muba mwanaganiriye impamvu ubona batangira kubakuramo byibura guhera ku minota 60 kuzamura akenshi nibwo amakipe menshi asimbuza ntibivuze ko itanasimbuza muri half time cyangwa se n'igice cya kabiri gitangiye ariko akenshi umutoza aba akizera ko ibyo bintu yabaganirije nka mufite amahirwe yo kubishyira mu bikorwa so cyangwa se hakiri chance. Rero si ikibazo cyo gutinda gusimbuza ahubwo ndabona ikibazo ngiye mu gusimbuza ahubwo igihe abikoreye asimbuza ati ku bwanjye sinzi ko Dao wari uri gukina 10 yego avuye mu kibuga ubizi neza ko Ruboneka kumushyira ku 10 atari wo mwanya we mwiza ko Ruboneka bijyanye n'akazi akora bijyanye n'ukuntu abagaruka hagati cyane asaba imipira Ruboneka buri yajyana n'ikintu cyo kuba ari umukinnyi udakunda gukina ngo agire icyo bita discipline tactique niba ari numero 10 agume mu mwanya waho kuko akunda no gusabira ku mpande Ruboneka arabuja bikabije cyane ntiyihanganira kubaho ategereje ko yakina baro muri agira icyo kintu nyine cyo gushaka kugira free roll icyo kintu cyo gukomeza kuzenguruka mu kibuga gikunda kumukura mu mwanya we kikexposa nimero 9 agasigara wenyine ntagire umuntu uri bugufi bwe bakinana neza ariyo mpamvu umutoza wa APR guhita afata pasi agasimbura Dao gahita umwanya Ruboneka pasi na Sekiganda aba nimero 6 babiri mu by'ukuri iki kintu kiri mu bintu byisha APR mu gice cya kabiri kurutwo cyayifashije mwe muravuga ngo Mukura yakinye neza mu minota y'igice cya kabiri nyuma gukora remplaçant yego ariko nimutinda kuvuga ngo kuki uko gukina kwakunze gukina kwa Mukura kwatumye Sake atangira kuza agakina kwatumye n'abandi bakinnyi ba Mukura batangira gusora baro zikajya imbere bakavuga bati nyamara twanabonye n'igitego baracyanga wenda cyashobora kuba cyo cyangwa kitari cyo Chamensa batangiye kugaragara n'uyu musore waje masimbuye uyu watsinze Rayon Ailala Samson yego na Maranda waje masimbuye uku kubuja kwabo no ifluidite uku kubona umupira wa Mukura kwawo ndabanyabutare bajya bavuga ngo Mukura ngizi ngo kugatambaza byakunze kubera ko APR yari yiyimye uburenganzira bwo kugira umuntu wayobora umukino wayo ushobora kuvuga ngo Dao atakaza imipira ariko na conserve yindi yego rero iyo ufite uwo bita Ruboneka muri mediane ukageramo Sekiganda buriya naba nimero 6 bakina icyo bita zone nango akina mu mwanya neza wamushyizemo akavaringa ahantu hari byibura metero zitarenza 10 metero 10 zakiniramo no kuvuga ngo urabona umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri Sekiganda asubira metero 5 inyuma agiye kwakira umupira uvuye muri defense anakora metero 5 imbere aho yereye kuri no murongo abanyamyibuga kabiri awugeza kuri nimero 8 akinira muri zone ya itarenze metero 10 mu kibuga cya metero 90 zirenga uzicyo babivuze uyu mukinnyi ni umukinnyi uri statique akinira hamwe ntabwo ari umukinnyi mubi nuvuga ngo ahantu mu deployinze ahakorera akazi ke neza yaranagakoze cyane twese tuzi pasi ni nimero 6 kutwe yaba nimero 8 cyangwa nimero 10 turamuzi muri police turamuzi n'icyo APR yamuzaniye no muri precision Sekiganda yaravunitse niho yakinaga uramuzanye umuteretsaho daje ikintu yiyimye cyambere mu mupira tukita ball orientation gutembereza umupira kwawe urabiblotse kuko ugiye kugira abakinnyi nimero 6 babiri ni nko kuvuga ni nko kugira twabyitaga iki ni ukugira doublure y'umuntu ubwo nabyita nk'iki ni ukugira abakinnyi bafite ibintu bimwe basa bakina ibintu bimwe baguye ibintu bimwe bisa ubwo niba bombi bazi kudefanda ubwo deje usize ikipe mu gitekerezo cyo kudefanda ubona abanyamupira bane ongeyemo abandi babiri abanyamupira baravuga ngo uba ufitemo ruje mu kibuga kubera ko nyine n'abakinnyi babiri bari gukina nk'umuntu ibintu bimwe deje ufasha abo babiri nubongeraho noneho nimero 10 nka Ruboneka tuzi desordre agira mu kuntu abagenda apita burya gibumoso asubira he hajya donc icyo kintu gitagituma mediane yawe nukuvuga ngo hagati byiboro y'umurongo abanyamikibuga kabiri kugera hariya kuri box uyitushyiramo icyo bita navuga ikintu kimeze nk'igikorodoro nk'umurongo utarimo abakinnyi bakina umupira principe ya mbere yo mu mupira you win iyo ushoboye kudomina agace runaka k'ikibuga agace runaka kaba impande cyangwa hagati mu kibuga ariko abenshi impamvu bakunze gutinda hagati nuko ariho haba espace nini APR mediane bagikuramo Dao yahise ipfa none bitangira gutuma Mukurayo ibasha ku exploiter none icishamo imipira myinshi ijya kwizamo Mukura ndayinenga iki tatumye itagombora ibyase bwo atorira ni kosa ribaho ibyo simbijyamo abashaka kuvuga kuri Cushuri umuntu yagera match mbi umunsi umwe ariko nibissanzwe nta bya hatari icyo ntindaho cyane nge
ni Mukura nayo ubona kubona izamu biracyayigoye. Canisius arakina neza pe ku rwego rwo ariko hejuru. sha urubuga rw'amahina Nose Mukura ifite wumva ukuntu ikintu cya finishing kigoye. Mukura muri match enye ifitemo ibitego bibiri. Nayo yinjijwe bibiri. Yinjijwe kimwe na Gorira banganye kimwe, yinjizwa kimwe na APR itsindwa kimwe ku busa, ariko yatsinze kimwe ku busa Musanze, inganya ubusa ku busa na Kiyovu. yego Bivuga ngo yatsinze bibiri yinjizwa bibiri muri match enye. Ntabwo ari statistique nziza. Bivuga ngo Mukura bisaba kubona igitego byibura kimwe mu mikino ibiri. Ugiye gukora impuzandengo rero ni statistique iri hasi cyane mu busatirizi, ari nacyo cyayigoye. Nubwo APR yari ifite mu makosa mu bwugari muri Mediane maze gupfa, ariko bakoze ikosa rikomeye cyane ry'uko no busatirizi bwabagoye cyane. Sinemera ko uyu mwana yitwa Eritatu yego akwiye kuva mu kibuga ngo kiremensa ku ruhande. Nubwo Maranda tuvuga ko pressing neza, ariko sumu nimero 9 mwiza typique. Nje Mukura nduyigira inama mu kwambere muguru mwataka 2 gerageza gushaka solution mu gihe 3 yavamo yindi yo ku ruhande. Mensa gume muri role ya nimero 10 akinira inyuma mwataka ko Mensa niwe muntu ufite capacity yo kubona igitego. Biramworoye gukina nka nimero 10 kuruta uko yajya bafite abataka batatu buri bafite Patrick, bafite Mensa, bafite na Maranda. Patrick uri ari hasi ntameze neza. Maranda guscoringa late ye ntiri hejuru. Ndavuga wa mwataka hari abataka bajyanye muri championnat badakanganye cyane, ariko gukorera byibura ibitego 10 kuzamura. Iyo ni inama wagiraga ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe ya Rayon Sport twese twavugaga ngo umutoza Fahami ari mu bihano yabazanagenda nko bamaze kubikonfaminga. Umutoza wungirije ni wasigaranye inshingano. Ikipe ya Rayon Sport yari yinjiye ku munsi wa 4 wa championnat, abafana bayo nabo batanyuzwe n'imyitwarire yuko bitwaye mu minsi yashize. Ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Rutsiro, bisobanuye kwiyunga n'abafana Iber, ndetse bisobanuye no kuza gukomerezaho na kuko Ferus. Impamvu nari gushaka kugaruka cyane muri bimwe mu byaranze umukino nuko mugenzi wacu Eric yabigarutseho, ariko yavuze ngo ngiye umutoza ya preferaga gukina defense ya batatu. Ngewe rero uburyo bwanjye nano naciye ni defense ya bane ndetse no gutambaza baro. Ni nawe yashyizemo nawe, ariko sinzi impamvu abantu benshi bakomeje kuvuga ko Lutfi yakinaga defense ya batatu, kandi nyamara match zose yatoje muri championnat akenshi yakinnye bane, wenda mu myitozo n'ibyo yatozaga. Ariko ngira ngo twabonye ikintu kigaragara cyane, akenshi ikipe yatakaje umutoza cyangwa se yamusezereye, ikintu kijyanye n'abakinnyi gukora bakorera uwo mutozo hari cyane wenda bijyanye n'ibyo batari bishimiye uwagiye. Kuko urebye nk'uburyo ikipe ya Rayon Sport yakinnye, nta nubwo yawe yanahinduye n'abakinnyi benshi mu buryo bwo kubabanzamo, wenda uretse nka Rushema yafashe akamwicaza akazanamo Gisudiyanye ndetse na Kabange kugira ngo baze kugarura Serumogo ari Omar asubire ku ruhande rw'iburyo. Niwe bafite niwe ugomba kwakina igihe cyose batahengetse. Kuri kabiri agomba gukina Serumogo, umuntu yavuga ko wanagize match nziza cyane, watanze pass y'igitego cya kabiri aha Abedi. Hanyuma urebye hari abakinnyi ubona ko mu by'ukuri bafashe Rayon Sport, nubwo wenda yari mu bihe bibi, ariko performance nziza cyane y'uyu musore Tambo Gloire nyuma yo kugirwa umukinnyi w'ukwezi kwa 9, ariko kandi urabona ko ari no gufasha cyane. Baramushyira ku ruhande rw'ibumoso imbere kuri 11 agakina neza, hari ubwo bamugarura kuri point naho agakina neza. Urabona ko umuntu yavuga ko ari meilleur joueur muri ikipe, ariko nyine akanagira service nziza cyane za Abigirimana Abedi. Ku munsi wa 6 igitego babatsinze babishyura Rutsiro yatsinze, yari umupira Abedi atakaje kakunda ashaka gukontrola baro yisanzuye, arawutakaza batsinda igitego. Nagiye kubona umuntu uyu muhungu bacywasinda igitego arongeye afunga rase neza, hari ukuntu afungura arasa kugira akazifunga subira mu ngamba. Ariko kuvuga ngo ntabwo ari kubyumva uburyo nyine atakaje atumye batsindwa. Akimara kubikora yahise atsinda igitego cya kabiri, yari no kugira chance yo gusinda igitego cya gatatu kuri penalty, ariko nabonye uburyo yatekereje nyine kuba atanze ikipe akavuga ngo none nanjye